Ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze kuri Temperance Ministry, urubuga rutwigisha uko tugomba kwitungira amagara mazima, uko tugomba kubaho mu buzima bwa buri munsi, uko tugomba kurya mu buryo bworoheje, kwivura mu buryo bworoheje, kunywa mu buryo bworoheje, kwambara mu buryo bworoheje, bityo bikatuzanira umusaruro w'ingaruka nziza zo kugira amagara mazima. Reka mbere yuko twinjira mu insanganyamatsiko, reka tubanze dusenge. Urakoze Mwami Imana yacu, urakoze Yesu, urakoze kutwemerera ko tugaruka kuganira kuri izi ngingo zirebana n'ubuzima bwacu. Turagusaba ngo ubane natwe, tubigusabye twizeye mu izina rya Yesu, amena. Insanganyamatsiko yacu rero uyu munsi iravuga ngo uburyo bwiza bwo kugabanya ibiro uticishije inzara. Uburyo bwiza bwo kugabanya ibiro uticishije inzara. Tugiye kureba amagambo aboneka muri iki gitabo cyitwa Rengera Ubuzima, ni umugabane wa mbere n'uwa kabiri. Turebe amagambo ahanditse mbere yuko tureba ubu buryo bwiza bwo kugabanya ibiro ariko uticishije inzara, kuko benshi babikora mu buryo butari bwo, ugasanga bariyiza ubusa, ugasanga bariyicisha inzara. Ariko turareba inama bagiye kutugira. Ndakurarikira gukurikira iyi video kugeza isoje, urasobanukirwa uko ugomba kwitwara kandi bizacamo ibiro byawe bihore ku murongo, kuko iyo umuntu agize ibiro byinshi ashobora kujya muri obesity kandi bigatuma abaye umukandida w'indwara zinyuranye, umutima, diyabete. Ntabwo ari byiza. Rero dukwiriye kwirinda mu mirire n'iminywere kugira ngo tubashe kugira amagara mazima. Reka turebe aya magambo aboneka mu gitabo cyitwa Rengera Ubuzima, ni umugabane wa mbere n'uwa kabiri, ni kuri page ya 55, aho hari amagambo ahanditse avuga ngo kutirinda muri byose, ubugome, indwara n'ubuhanya biboneka ahantu hose. Abenshi bica amategeko y'ubuzima mu bujiji. Abenshi bica amategeko y'ubuzima ariko ari ukubera ubujiji. Ariko kandi abenshi cyane ni abayamenya ntibayakurikize yose. Abenshi cyane ni abamenya amahame y'ubuzima ariko ntibayakurikize yose, bikarangira bigasoza nabi, bigasoza barwaye indwara ziri koronike zitagenza gute, zidakira. Reka turebe kuri paragrafe ikurikiyeho, haranditse ngo ikintu gikorwa kandi akaba ari cyo nkuruzi y'indwara n'ibibi bishishanye ni ugukoresha imiti isinziriza umubiri uteyemo ikinya. Iyo abantu benshi bafashwe n'indwara ntibirirwa bashaka kumenya icyateye iyo ndwara. Ikibahagarika umutima cyane ni ugushaka icyaborohereza uburibwe n'icyatuma boroherwa, bakirukira ku miti yica uburibwe batayizi neza, ari ukugira ngo irwanye ishyano bikomeye, ariko ntibagire icyo bibaza ku byo guhinduka mu ngeso zabo zangiza ubuzima. Bava ku miti imwe bakagerageza indi, bityo abantu benshi bihutira kunywa imiti igabanya uburibwe ariko ntibite ku cyagenje gute, ku cyateye indwara, cyangwa se mo kimwe ntibarebe uko bahindura ubuzima, ngo barebe uburyo bitwara mu ngeso zabo za buri munsi, uko barya, uko banywa. ari wenda bishobora kuba ari byo byabateye iyo ndwara, ntibabirebeho, ahubwo bananywa n'imiti byakoroha bagakomeza kubaho ubwo buzima, bityo ya ndwara zikagenza gute, zikazagaruka. Reka dusoreze aha ngaha turebe uburyo bwiza wagabanyamo ibiro byawe uticishije inzara. Tugiye kureba ingingo ahari zigera ku 8, tugiye kuzireba twihuta. Ingingo zigera ku 8 tureba iya mbere n'iya kabiri, gutyo tukomeza. Ingingo ya mbere avuga ngo gufungura neza, kurya neza. Fungura ifunguro rya mu gitondo. Abantu benshi ntabwo bakunda kurya mu gitondo, ariko ifunguro rya mu gitondo niryo rifite umumaro ku muntu ushaka kugabanya ibiro. Yakagombye gufata ifunguro rya mu gitondo. Rya indyo yuzuye. Indyo yuzuye twayibonye hepfo kandi irimo amaproteine, imboga, ibi n'ibinyamisogwe.
twabibonye hano harimo imboga, imbuto, ibinyamisogwe n'amagi. Ubwo iyo ni indyo yuzuye. Fungura buhoro wumve uko umubiri wawe ubyakira. Fungura buhoro buhoro. Abantu benshi barya bafite stress, birukanka bagasa nk'abamiriraho, ariko noneho ibyo bintu bishobora gutera umubyibuho ukabije, cyangwa se bishobora gutuma umuntu ufite umubyibuho uburyo bwo kuwugabanura bitakunda. Reka turebe ku ngingo ya kabiri. Ingingo ya kabiri avuga ngo rya indyo yuzuye, indyo yuzuye ituzuyemo amavuta menshi. Gabanya ibiribwa birimo amavuta menshi. Gabanya ibiribwa birimo amavuta menshi. Wowe nkurikiye, niba ushaka yuko ibiro byawe bigabanuka, ite kuri iki kintu cy'amavuta. Gabanya amavuta urimo kurya muri iyi minsi uhereye none. Hari igihe umuntu ibiro bikazamuka gake gake bikazaba byinshi, ariko agashaka yuko bimanuka mu cyumweru kimwe. Ibyo bintu ntabwo bishoboka. Bimanuka gake gake ariko utangije ubuzima. Iyo ushatse kubimanura uteza ikindi kibazo. Iyo ushatse guhita bimanuka mu cyumweru kimwe, ushobora guteza ikindi kibazo. Kandi ntabwo ari byo turimo tureba. Uburyo bwiza bwo kugabanya ibiro uticishije inzara. Gabanya amavuta menshi n'isukari. Ibyo bintu ugomba kubigabanya. Ntabwo mvuze ngo ubireke, ahubwo bigabanye buhoro buhoro. Kandi nanone si byiza kureka ikintu utazi ikintu uzagisimbuza. Niba uretse isukari, ugomba kuba uzi ibintu biri natireri iyo sukari uzayivanamo. Uhitamo ibiribwa bitetse neza, cyangwa se ibiribwa wagenje witekeyeho kurya, ibyo bita amasinakisi cyangwa se friendly food. Kubaka cyangwa guteka ku mwuka. Hitamo ibiribwa. Hari uburyo abantu bateka ku mwuka. Guteka ku mwuka no guteka mu ifuru. Hitamo ibyo biribwa rero. Ushobora kotsa ikijumba mu ifuru, ushobora kotsa ikirayi mu ifuru, wamara kugikura mu ifuru ukagenza gute, ukaba ufite imboga zawe. Icyo kirayi wokeze mu ifuru ukakirisha imboga zawe. Umwumbati wokeje mu ifuru wawurisha imboga zawe. Niba ushaka kugabanya ibiro koko, hitamo ibiryo nyine byatetswe muri ubwo buryo, kandi ibiro byawe bizagenda bimanuka. Rya imboga nyinshi buri munsi. Niba ushaka yuko ibiro byawe bimanuka, ugomba kwita ku kurya imboga. Tugiye ku ngingo ya gatatu. Ingingo ya gatatu turavuga ngo kunywa amazi ahagije. Kunywa amazi ahagije bijyanye n'ibiro byawe n'ibiro ufite. Nywa nibura litiro 2 z'amazi ku munsi. Niba ushaka yuko ibiro byawe bimanuka, itwaza amazi. Niba ugiye ku kazi, jyana icupa ry'amazi wirirwe urayanywa. Kandi hari uburyo banywamo amazi bameze nko kuyarya. Hari ibyo bita kurya amazi. Niko ugomba kuyarya. Kuyarya kuyarya no kunywa gake gake. Kuyanywa gake gake ukirirwa uyanywa litiro 2 ukarara ukaza kugeza nimugoroba wazirangije. Unywa gake gake wumviriza, unywa gake gake wumviriza. Ntabwo ari ukugotomera. Amazi kuyarya mu buryo bwo kugira ngo akuvure, kuyanywa mu buryo bwo kugira ngo akuvure, ntabwo ari ukugotomera, ahubwo ni ukuyarya. Kuyarya rero ni ukunywa gake gake, usomaho gake gake, usomaho buri gake gake kugeza nimugoroba niba uri ku kazi. Amazi afasha gutwika ibinure no kugabanya igitutu, cyangwa afasha kugabanya ibinure no kugabanya igitutu kiba mu igitutu umubiri uba ufite. Reka turebe ku ngingo ya 4. Ingingo ya 4 iravuga ngo kora siporo ushoboye cyangwa se wumva washobora, ariko uyikore. Ntukeneye siporo ikabije. Ntabwo ukeneye siporo nyinshi. Kugabanya ibiro byawe ntabwo ukeneye siporo ikabije. Tangira buhoro, kugenda, gusiganwa mu ruhame cyangwa gukora yoga. Kora nibura iminota 30 ku munsi. Hano batugira inama, niba ushaka yuko ibiro byawe bigabanuka mu buryo bwo kuticisha inzara, byibura kora siporo iminota 30 buri munsi. Niba wabishobora, bizaba ari sawa, ibiro byawe bizagabanuka kandi bigume ku rwego rumwe. Bature ku ngingo ya 5. Numva ko siporo nayo ari ingenzi. Ingingo ya 5 ni ugusinzira neza. Gusinzira cyangwa se kuruhuka. Ntabwo niba utajya usinzira, ntabwo ibiro byawe bizigera bimanuka. Ugomba gushaka uburyo wajya uryama ukaruhuka igihe gihagije. Igihe gihagije ni amasaha 7 kugeza ku 8. Kurara amasaha 7 kugeza ku 8 buri joro bifasha umubiri wawe gutwika ibinure. Ikiruhuko ni ngombwa mu kugabanya ibiro.
Ingingo ya gatandatu, irinde stress. Kwirinda stress muri iyi minsi, kwirinda stress biragoye kuko abantu babayeho imibereho irimo stress gusa. Mu gihe dufite imibereho yuzuyemo stress gusa, dukwiriye kurwana intambara yo kugenza gute, yo kwirinda iyo stress. Niba ushaka kugenza gute, ushaka ko ibiro byawe bimanuka utabihanuye cyangwa se uticishije inzara, irinde stress. Kandi mu kanya batweretse yuko ku ngingo ya gatanu kugira ikiruhuko gihagije, kuryama amasaha 7 kugeza ku 8 bishobora kugabanya bishobora gutwika ibiro byawe. Ego kuko iyo umuntu araye akanuye igihe kinini, iyo uraye ukanuye umubiri ukomeza gukora, ukadevelopa ibinure. Reka turebe, stress itera kurya keshi. Stress itera kurya keshi no kubyibuha. Koresha uburyo bwo kuruhuka, gusenga, gutekereza, umuziki cyangwa kuganira. Utagiye no muziki wajya kurepeta, kuganira n'abantu, gutekereza, gusoma ibitabo, ukibagiza stress uba wiriwemo buri munsi. Tureka ture ku ngingo ya 7, tegura ibyo kurya. Gutegura ibyo kurya, hano baraduha imbonera hamwe y'ukuntu abantu bategura ibyo kurya. Kuwa mbere ushobora gutegura isombe n'icyo uri buzifatishe kitarimo amavuta menshi. Kuwa kabiri ukarya imboga z'imbwija. Kuwa gatatu karoti n'intoryi. Kuwa kane ukagenda uhindagura gutyo kuzageza kuwa gatanu. Ibiryo byawe ntibiburemo imboga. Nizo nama hano bari batugira. Hano hari agakayi bahadushyiriye kugira ngo turebe uburyo umuntu yashyiraho oreri y'ukuntu agomba yuko azajya afungura kugira ngo ibiro byo bibashe kugenza gute, bibashe kumanuka. Tugeze ku ngingo ya 7 ivuga ngo gutegura ibiryo. Gutegura ibiryo ni ingenzi kuko burya byanze bikunze umubyibuho ukabije cyangwa se kugira ibiro byinshi tubikura mu gikoni no ku meza aho dufungurira. Ubwo rero ahategurirwa ibyo kurya niho hantu hakwiriye kwitabwaho cyane kugira ngo ibiro byacu bye guhinduka cyangwa imibiri yacu yo kuhindagurika. Ngo tegura indyo yawe mbere. Tegura indyo yawe mbere. Gutegura ibiryo byawe mbere ni ukuvuga ngo ejo nzarya iki n'iki, ubitegura uyu munsi. Ibyo uzarya ejo, niba ushaka ibiro byawe bimanuka, bitegura uyu munsi, uvuge ngo ejo tuzarya iki, hanyuma ugitegure kandi ugitegure neza. Irinde kurya ibyo utateguye kuko bitera ingaruka. Kurya ibyo utateguye ni kumwe umuntu ajya ku kazi akabura ikintu yafata, agafata amandazi cyangwa agafata imigati cyangwa agafata soda, ibintu nk'ibyo ngibyo. Nanone ibintu nk'ibyo by'abantu bahora kuri tele bakakoresha ibyo ngibyo, usanga bafite ibiro byinshi, kandi mu buryo bwo kugabanya ibiro ntabwo bishobora kumanuka urya muri ubwo buryo. Hitamo ibiribwa bifite umumaro. Nujya no gufungura, hitamo ibiribwa bifitiye umumaro. Ubwo no kuvuga ngo abantu bakwiriye gufungura cyangwa se bakwiriye kurya hari impamvu ituma barya. Ukavuga ngo ngiye kurya ibishyimbo birimo proteine, ngiye kurya isombe zirimo ikiniki, zirimo fiber, ngiye kurya ikiniki ndakuramo intungamubiri iyi, ngiye kurya ikiniki ndakuramo intungamubiri iyi, iki kirimo isukari. Umuntu ntagire impamvu ituma arya uko ashaka, ahubwo arye uko amategeko y'ubuzima abivuga. Hano turi ku ngingo ya 8. Ingingo ya 8 yatubwira ngo kwipima. Niba ushaka ko ibiro byawe bimanuka, uko ugenda urya buri munsi, ugomba kuzajya wipima, ukajya ku munzani kwipima, ukareba yuko ku biro byawe warusanganywe hari ikintu kirimo kuvaho, nibwo ubasha kumenya icyo uri bugabanye n'icyo wongera. Ngipime ibiro byawe, urebe uko uhagaze. Reba intambwe yawe, nturebe gusa umubare. Reba intambwe urimo utera, ibiro bigenza gute, ibiro bimanuka bitewe n'ukuntu watangiye kugabanya ibiro. Reka turebe hano rero amagambo ari hepfo ahangaha. Amagambo ari hepfo hano avuga ngo kugabanya ibiro si ukwicisha inzara, ni ukugira uburyo bwo kurya neza, gukora siporo, kuruhuka no kwihangana. Reka nsoreze ahangaha. Akangaka reka nsoreze ahangaha, ariko mfite n'akandi ngiye gusoma nihuta kugira ngo nako karimo inama nyinshi. Gabanya ibiro uticishije inzara birashoboka cyane niba uhinduye uburyo kurya n'imibereho ya buri munsi aho kwiyiriza cyane. Dore ibintu by'ingenzi bifasha kurya ibigutera guhaga igihe kirekire. Hitamo amafunguro arimo proteine, amagi, amafi, inkoko, ibishyimbo, fiber, birimo fiber, imboga, imbuto, watermelon, ibishyimbo, ibinure byinshi, avoka.
avoka, ibinure byinshi baba bavuga ntabwo ari ibinure byo mu nyama, ni ibinure nka voka, ubunyobwa, amavuta ya olive oil cyangwa se amavuta ya voka cyangwa se y'igihwagari. Ibi bituma udahora ushonje. Gabanya isukari n'ibinyobwa birimo karori nyinshi. Ubwo ni ibintu birimo iki? Amasukari, amakeke, amabiswi n'ibindi, cyangwa se za soda. Juice zifite isukari nyinshi, ibisuguti byinshi n'ibijumba bikaranze cyane cyangwa ibijumba bitetse ifiriti, ibyo bintu byirinde. Aho kubireka burundu, gabanya buhoro buhoro. Ntabwo nkubwiye ngo ubireke burundu, ahubwo gabanya buhoro buhoro. Ingingo ya 3, kunywa amazi menshi. Hari igihe umuntu yumva ashonje kandi ahubwo afite inyota. Gerageza kunywa amazi imbere yo kurya. Amazi tuyanywa mbere yo kurya, ntabwo tuyanywa tuyarisha ibiryo. Ni amakosa akomeye cyane mu buryo bwo kugabanya ibiro. Ntibishobora kumanuka urya ibiryo unywesha n'amazi. Ibiro byawe ntabwo bizigera bigenza gute? Bimanuka. Ingingo ya 4, kurya gahoro. Iyo urya vuba cyane, ubwonko ntibubona ko uhaze. Kurya gahoro bifasha guhaga utariye byinshi. Ingingo ya 5, ntusibe amafunguro. Gusiba amafunguro akenshi bituma nyuma yo kurya urya byinshi cyane. Gerageza kugira gahunda ihamye yo kurya ku bihe bidahinduka. Gerageza kugira gahunda ihamye yo kugenda gute? Yo kurya. Ubwo ni ukurya ku bihe bidahinduka. Kandi ibyiza si ukwicisha inzara ngo uze kurya byinshi cyane. Abantu benshi barya ibiryo nimugoroba, bakarya byinshi cyane kandi bagiye kugenza gute? Bagiye kuryama. Niba ushaka ko ibiro byawe bimanuka, irinde kujya kuryamana ibiryo nijoro. Ufate ibiryo, utuntu tworoheje nabwo tutarimo amavuta menshi. Ushobora gufata salade, ushobora gufata umuneke, ushobora gufata utuntu tworoheje tugufasha igifu, ku buryo ujya kuryama utararanye ibiryo. Niba ushaka yuko rero ibiro byawe bigabanuka uticishije inzara, koresha izi nama ndimo kugusomera hano. Ingingo ya 6, imyitozo yoroshye ariko ihoraho. Ntibisaba kujya muri gym buri munsi. Kugenda n'amaguru byibuze iminota 30 kugeza kuri 45, gusimbuka umugozi, kubyina, gukora skate ntabwo nzi ko benshi bayishobora, cyangwa push up nkeya buri munsi. 7, gusinzira neza. Kubura ibitotsi byongera hormone zitera inzara kandi bikagabanya ingufu. Irinde diyanti cyangwa se wirinde zikabije. Diyanti zituma umuntu yicisha inzara, akenshi ntiziramba. Intego ni uguhindura uburyo ubaho. Niba ushaka yuko ibiro byawe bidakomeza kuzamuka ahubwo biri mu manuka, ni ukwihutira kugabanya ibiro mu cyumweru kimwe. Abantu bihutira kugabanya ibiro mu cyumweru kimwe kandi byarajemo iminsi myinshi. Ibiro bishobora kuba byarazamutse nko mu myaka 2 cyangwa 3, wowe ugashaka kubimanura ku cyumweru kimwe, ntabwo byakunda. Ahubwo ni buhoro buhoro. Urugero rw'umunsi umwe: mu gitondo amagi, imbuto, icyayi kitarimo isukari nyinshi. Saa 6 umuceri muke, imboga nyinshi, proteine. Nimugoroba ifunguro ryoroshye. Nimugoroba umuntu agomba kurya nk'umukene. Mu gitondo rya nk'umwami, saa 6 urye nk'igikomangoma, nimugoroba urye nk'umukene. Aho ngaho niho ngiye gusoreza. Irinde ibintu biri snacks, imbuto cyangwa ubunyobwa. Kurya ubunyobwa dukeya. Utuntu twa nimugoroba barimo bakubwira ngo umuntu agomba kurya nk'umukene nimugoroba, kurya indyo yoroheje nimugoroba, kugira ngo urebe ko ibiro byamanuka. Reka dusoreze hano. Naho ubutaha nakagaruka. Uwiteka Imana akomeze kubana namwe. Reka dusoze dusenga. Turagushimiye Mwami Imana yacu, urakoze ko wanyine natwe, urakoze kutwitaho, urakoze kutugirira neza. Tubonye inama nyinshi zishobora kudufasha kugira amagara mazima, uduha imbaraga zo kugira ngo tubashe kubikora neza. Tugusabye twizeye mu izina rya Yesu. Amen.